Mwongeye kwirirwa abakunzi ba The Fly TV show tubihanganisha cyane cyane muri iki cyumweru cyahariwe icyunamo muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Leta y'u Rwanda yashyizeho iminsi 7 ingana n'icyumweru cyahariwe kwibuka, ari byo twita icyunamo. By'umwihariko rero uyu munsi by'umwihariko twasuye umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Turagira ngo nka The Fly TV show n'abakunzi bayo, twese nk'abantu bifatanyije n'abanyarwanda muri rusange mu kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi, turagira ngo tuganirize inzira y'umusaraba, inzira y'inzitane, inzira igoranye yaciyemo kugira ngo arokoke, abafite ahageze, atubwire icyabimuteye, atubwire muri make ukuntu muri icyo gihe byari bimeze, adusangiza harimo abatabizi kugira ngo ayo mateka mabi ntazongere kugaruka. Turakwakiriye, uratangira wibwira abakunzi ba The Fly TV show. Urakoze. Njye nitwa Kizimana Boniface, mu Gatsata, narokokeye Kingasire. Hano Kingasire ni mu murenge wa Gatsata, akagari ka Karuruma. Ni hano turi? Ntabwo ari hano turi. Hano undi ni ahantu haguye abantu basaga 54, imiryango hano 54 bishwe bazira uko baremwe. Mu by'ukuri rero ya Gatsata byo na Kingasire ni inzira ndende y'umusaraba. Iyo bivuze nge mpera nko muri 90, kuko 90 nari ndiho kandi ntabwo nari mutoya, nari mfite imyaka 15. Iyo mvuze muri 90 njye mvuga hari ahantu twajyaga tutarumva, nari umwana w'ingimbi, narigaga nize segonderi Byumba. Hari ikigo cy'amashuri twahuriragamo n'abana benshi, ariko nk'umunyamujyi nkajya nifuza kubashyira utw'abanyamujyi, nabashyiraga capati, nkabashyira amakeke, nkabafotora. Twaje kugirana ikibazo, fotoye amafoto arashya, baranyishyuye, tuza kugirana ikibazo, turashwana, turarwanya iby'abanyeshuri. Imiryango ibijemo itera ikigo, izana n'imiheto n'imyambi. Diregiteri arantorokesha, ndahunga Kubera icyo kibazo cy'amafoto gusa. Icyo kibazo cy'amafoto gusa ndahunga, ndagenda. Ababyeyi baza kunsubizayo muri 90 hari hegereje, muri 89 kwezi nko kwa gatanu. Ubwo twaje baratwumvikanisha, turitonda, ariko abana bakajya bambwira bati wowe tuzakwica. Amafoto yabo naje kongera ndabafotora, ndayabaha. Ababyeyi banguriye filime, ndayabaha, birarangira. Tujya mu kiruhuko gikuru, tukivuyemo mu kwezi kwa 9 twasubiye ku ishuri. Muri 90 inkotanyi ziba ziteye, twararutse tugera aho bita mu Rukomo, turataha tugera i Kigali. Ntabwo nasubiye ku ishuri. Urumva muri 90 ibintu byaje kuguma ari imvururu.
ari umugabo njya nibuka yitwaga Damascene Alias Rujigo, yaje kugera yari Rujigo, niwe muntu nabonye w'umuturage ufite imbunda. Ba Rujigo ba kera bagiraga imbunda, yakoraga ku Rusumo. yari umusivili se afite imbunda, ari umusivili? Ba Rujigo uburyo bigagamo imbunda ntago mbizi, ariko byanze bikunze nta musivili utunga imbunda. Hari ukuntu bakoraga amahugurwa cyangwa ari abareseriviste simbizi, hanyuma bakaba ba Rujigo. Ba Rujigo rero bari abantu bakora ku maduwani, aribo birukankana abantu batwara amaforoti, bagiraga amamodoka y'amapejo. Rujigo rero hari ahantu yajyaga akunda kudusanga ku mugabo bita Kamuzinzi, yari afite akabari, yagerayo agahita aza agashyira imbunda ku rukuta twabaga twicaye, twari tumaze gusorekamo, abana batangiye gusoreka, agahita ahamagara Kamuzinzi. Kamuzinzi niwe ari boss, niwe muntu winjije televiziyo bwa mbere mu Gatsata, umunyagitarama ariko nawe w'umugome w'interahamwe, ariko udakunda kuvuga, nta muntu wabaga uzi ibye, umucuruzi. Hanyuma witwa uwo Rujigo Damascene yarazaga akaza akatubwira ati twumvikane. Agamagara Kamuzinzi, Kamuzinzi we tinkiza abatutsi barimo baranukira. Iyo yabwiraga Kamuzinzi nta muntu wongeraga kwicara aho ngaho, twahita duhaguruka tukajya hepfo. Habaga umudamu bitaga Beata, nawe yaracuruzaga, akaba ariho twicara. Yaba ari n'uwanywaga inzoga akazicyura, uretse ko twe tutanywa inzoga, twari tukiri bato, ariko urumva twanywaga udufanta. Ubwo uwo mugabo tugezeho duciga kwa Kamuzinzi, ariko yagiraga bashiki be, abana bakadukunda, twabona uwo mugabo adahari tukaba turiyo. Birakura bigera za 1992 na 93, inkotanyi zari zimaze kugera za Ruhengeri na Shyorongi, tukajya tubaho ngaho. Hari mukuru wacu witwa Ndamage wacuruzaga icyokezo hariya, tukagenda akaduha ibirayi, tukanahagarara kubera yuko yari mukuru wacu kandi tubona tumukunze. Rero naje gutotezwa kuko hari igihe nigeze kujya mu marushanwa y'umujyi wa Kigali, yabereye i Remera kuri stade i Remera. Twarahageze, ayo marushanwa yari ay'Abafaransa. Mwarushanwaga mu biki? Twarushanwaga ni ukuvuga ngo wagendaga n'igare ukazenguruka inshuro 20 stade Amahoro, wagaruka ukazenguruka inshuro 20 wiruka n'amaguru. Wavuye ku igare, warangiza ukaza bakaguhemba ukurikije umwanya wabonye. Nabaye wa 24. Ubwo mwari nka bangahe? Twari abantu 1000 na 16 barushanwaga. Nabaye wa 24, bahita bampemba ishati yavuye mu Bufaransa, bampemba ifirimbi, bampemba n'ibitabo. Ubwo ndangije naraje baduha n'amafaranga 6,000. Kandi by'icyo gihe byari byinshi cyane. Naratashye ngeze kwa mukuru wanjye Ndamage, abampaye, abarambwiye ati bite ni sawa, nibaguha akaburushete, nibaguhe n'akabyeri. Yari amafaranga menshi,
ariko mvuga ini ndakoresha byibuze 1000 ngende nyereka ababyeyi ibyo nagiye. Hari abajandarume rero barindaga ibigega, bakoze iki, sinzi ukuntu naje gufata ifirimbi mba ndayivugishe, bari bampembye. Ntabwo nari nzi iby'amafirimbi. Firimbi narayikubitiwe bikomeye cyane. Ibitabo bari bampaye barabishwanyaguza, ishati barayica, ntahamara amafarani ibirayi nari nokeje na burushete ntabyo twariye, ndataha imyenda. Muri 1994 rero byo byari bimeze nk'imperuka, kuko twahuye n'ibintu bitoroshye kandi biteye n'agahinda. Ku itariki 7 zo muri 1994 z'ukwa 4 muri 1994, papa yakoraga mu bapadiri ariko yari afite ikiruhuko. Yaraje arambwira ati mwana wanjye, ninjye wa mukuru, nari maze kugira imyaka 19. Arambwira ati mwana wanjye, genda ujye kurarikira. Hari umugabo w'umunyaruhengeri wabaga ku muturanyi bita Mugabo Arigira, ati mugende mujye kurara ikiriyo. Turagenda turara ikiriyo, turangije ikiriyo twagisoje nka saa 11, ariko ntitwamenya ko Habyarimana yapfuye. Baje kubitubwira, babitubwira bukeye twumvishe izo bita muzike karasike. Yari yapfuye kuri 7. Twe twabimenye kuri 7 mu gitondo. Yapfuye kuri 6 saa 4 hari z'ijoro, ariko twe twabimenye kuri 7 mu gitondo saa 11 n'igice. Radio Rwanda ifunguye, kuko radio saa 5 z'ijoro yarafungaga, saa 11 igafungura. Ubwo niho haje kubaho ikibazo. Abantu bari bakuru baratubwira bati isi iratwunamiye, umubyeyi w'Abanyarwanda arapfuye. Nahise njya mu rugo no gushyingura, sinzi niba barashyinguye. Ntashye ngeze mu rugo, papa arambwira ati rero mwana wanjye, hano nta kintu gihari, akira amafaranga. Icyo gihe bampaye amafaranga 600 ngo njye guhaha ku muhanda. Ngeze ku muhanda, hari ahantu habaga butike bitaga kuri Independence y'umugabo witwa Gakwisi. Niho nagiye, mageze barambwira bati hari abantu bitwaga Babandi, abitwaga ba Rubunda, abitwaga ba Sanyu. Bose babaga muri Kingasiro mu Gatsata. Oya, ntabwo babaga mu Gatsata, bari interamwe za hano mu Gatsata. Rwari urubyiruko rwigishijwe, bajyaga kwiga ibya gisirikare za Gabiro. Harimo n'abari barabaye abasirikare baravuyemo, ntabwo nari nzi niba baravuyemo cyangwa bakirimo cyangwa barigishijwe kugira bazabone uko bica abantu. Narahageze, urumva bari banzi, arambwira bati ati guhaha hano nuko witwaje amafaranga 200. Kandi amafaranga 200 yari menshi, yahaga nk'ibiro 3 bya pate jaune. Ubwo twakoze iki? Njye nahise nikubura. Hari umurongo uvuye kuri Independence ukagera nko muri metero 200 ukagera ahitwa Kanyanyomba. Heze nikubura mba ndatashye. Igera ntahashye. Ngeze Kanyanyomba, mpita mbona hari umwana bitaga Baramberi wabaga aho bita kwa Kerema. Yaje bamukuye ku Gisozi bamuteruye, bahita bamukubitira ubuhiri Kanyanyomba baramwica.
ku itariki zirindwi. ku itariki zirindwi niho nahise mbona yuko ibintu bikomeye. Ndi mu burandiye mba nkase nzamuka aho bita ku Badivantiste, igera haruguru mbamuye n'uwitwa Gakindi yari ari kumwe n'uwitwa Nubugu yari yarabaye umusirikare, yari ameze nka esikotiwe yambaye inkweto za gisirikare. uwo Gakindi yatebeje mu ipantaro y'ijinisi, yahise ankubita umugera ahita ambwira ati we mwambwa mwe hano murahakora iki? Mba ndahunze ariko sindataha njya ku ruhande. Muri ako kanya hahise haza imodoka ya dubure kabine itukura ya hirigisi irimo yikoreye imbunda n'amagerenade. Bigeze abantu bose n'abicaga rambere bose bahise birukankira kuri iyo modoka, batangira guhana. uwo bare witwa muzehe wo kwa Dogoye niwe wahagurutse ajyamo hejuru akajya baha, afatanyije n'uwitwa Theo kwa Fundi, akajya baha amagerenade n'imbunda. Ubwo njye nahise mbibona mpita mpunga, ndazamuka ngeze ku Badive sanga uwitwa Mayira yari afite icyuma, abashatse kuntera icyuma. Ambwira ati kaka Abatutsi kashobotse nkawe urimo urajyayo, turimo uratuneka. Ubwo byari nka sanga icyo gihe, hari nko mu masaa 4 z'amanywa. Ndababwira oya ntago ndimo nkuneka mayi. Bahita bavugira hejuru, hari uwitwaga Nkubana wo kwa Gato, hari witwaga Damasi Tembete, twamwita Tembete, nawe ahita avuga ati rero ati uwo mu mwihorere n'ubundi ko bari bupfe se mwe muravuga iki? Ni icyo kintu njye nahise nzamukana ntekereza cy'urupfu turi buhure naryo kuko bari babimbwiye. Zamutse nihuta mba ngiye mu rugo mbabwira ibimbayeho. Papa arabwira ati nta kibazo, hano hari ibishyimbo, hari imyumbati bitoneye byari byeze, ati murarya ibyo n'ibijumba nta kibazo. Twicaraho, twicaye aho burira ku itariki zirindwi mu gitondo ku itariki zirindwi nijoro. Uwitwa Karangwa mukuru wanjye muri uwo muryango niho bamwishe. Bahaza kuduhuruza batubwira bati Karangwa yapfuye mu gitondo. Umugore we agiye kumworoza ibitenge aho yaguye yarashwe n'uwitwa César, amwiciriye hafi yo kwa Banshongore. Bagiye umudamu wagiye kumutwikira baramubwira bati ntabwo yewe wemerewe gutwikira umututsi hano, ntabwo byomewe. Abaragarutse mu gitondo bahita baza guhuruza imiryango. Witwa Kalisa Vianney yahise aza aratubwira ati Karangwa yapfuye kandi mugende mumukure hariya mu mushyingure. Twagiye kumuzanaho ko tujya kumushyingura. Tukihagera abantu barimo bamushyira mu kiringiti kugira bamushyiremo kuko nta sanduka twari kubona. Hahise haza uwitwa Rudunugu, muhawe n'Imana Alias Rudunugu, ahita aza yambaye gerenade. Nibwo nahise nikanga, umuntu w'umufundi wambaye gerenade azikuye ndikanga bimbera n'urujijo. Witwa Biyaremye niwe yahise avuga ati arega jati ubundi nkamwe muje kudufasha gushyingura ubu mwishe, n'ubundi natwe turabizi muri butwice, nta gisibya, uri hano hakora iki? Nubwo yahise yikuburana na Kalisa Vianney. Baragiye tukimara gushyingura twahise tugenda twicara kwa Sekazika. Sekazika twarayicaye bigera nko mu masaa 4 dushyingura mu masaa 7 za kumanywa ku itariki 8. Ku itariki 8. Ariko naguciye mu ijambo ngo mwabonaga ko noneho bigaragara ko byakomeye, ibintu wabonaga ko byahindutse kuko aho tubari aho nta muntu wari ukivugisha undi.
numva twabaga twicaye ku byacu nta n'umwana washaka no kurya. abana mwiganaga mwakuranye abaturanyi bari bari aho mwabonaga byahinduye byari isura. byahinduye kuko n'ubundi abo twiganye nibo baduteye. Twakoze iki rero? Twagiye twicara kwa Sekaziga, abantu barimo bibaza ibibaye. Karangwa mwamushyinguye. Mu kanya nk'ako guhumbya twahise tubona ibitero bivuye hakurya ku misozi yombi, Rwinyana, mu Rusisiro, hirya ku Kamamana, barazamutse. Twese twahise twiruka, nta muntu wajyanye n'undi, twahise twirukanyira mu Mukoki. Ubwo abo baraje ntabwo nta muntu bishe, barababuze, baratubuze. Ariko bashobora kuba bari bafite ubwoba kuko nta ramforo zindi bari bafite, nta mbunda bari bafite, byari ubuhiri n'ibikoresho bisanzwe. Ubwo bwarije buracya ku itariki 9 turongera turabyuka kwa Sekaziga, hari ahantu hitegeye, ari naho abantu bacu baguye, ni naho babakusanyije bajya kubicira. Twakoze iki? Twasubiye hariya nko mu masaa 4 saa 5 turahicara, ababyeyi bamwe bajya guteka, bigera saa 7 saa 8, saa 9 bagiye tubona uwitwa Murabukira, tubona uwitwa Habiyambere Kiyangayanga, bakunda kwita Kiyangayanga. Barazamutse, bari abakozi bo kwa Kamuzinzi. Barazamutse bahita Murabukira yahise atubwira ati rero umuyobozi perezida w'interahamwe atubwiye yuko ntihagire uhunga, ntihagire iki, nihumure, nta kibazo kiri bwongere ku bantu, nta muntu uri bwicwe hano. Byabaye nimwongeye kugira ikibazo, baraduhumuriza. Noneho mu kanya nk'ako guhumbya, Habiyambere nawe yarazamutse, nawe azashimangira ibyo bintu. Tukimubona tubona, numva twari ku gasozi, udusozi twirengeye, tubona abantu baruta babandi noneho abo ku muhanda bitwa ba Efuremu, baruta babandi baje mukajya mu abari baje bukebwa. Haje abantu iraho Gatsata yose yari yahuriye, cyangwa hari n'abandi bari bazanye. Byari bikiri ku 8 se cyangwa ku itariki 9? Yego, tariki 9 twahise twirukirana none ku Mukoki. Ariko Rwinyana bari mu kayira hakurya hejuru, batangaga amakuru ngo bamanukiye aho. Hari njye naragiye niruka nyura mu ikawa z'iwacu, ndamanuka ngeze hasi, mpagarara hejuru y'Umukoki. Umva harimo witwa Efuremu twari twareganye, witwa Muneza twari twareganye, witwa Yeremiya twari twareganye. Yeremiya ngiye kubona mbona ahubutse hejuru ku rutare, yamanutse yiruka, noneho ndamureba ndavuga uyu nguyu no mu ishuri namukubitaga ntabwo ari buneshe. Ndavuga ni reka ze ngiye ndwane nawe. Ngiye kubona mbona n'abandi baje bamwiruka inyuma, kumbi ntabwo nari nzi ko afite gerenade. Imvura yari yaguye, ninyereje hejuru y'Umukoke, mpita ngo ngwa mu Mukoke mo hasi harimo ahantu hameze nk'urutare wigobyora ukajya munsi y'urutare, urutare rukasa n'urukubara hejuru. Uruhande rumwe hari urutare no hirya hari urutare. Ubwo nakoze iki? Nagezemo nicara aho ngaho, sangamo ba Venansiya, sangamo ba Gakindi, nasanzemo abantu benshi. Yeremiya ahantu natinye, umwana twiganaga primaire, nagiye kumva numva tegeranati hejuru, ngo muzamukemo mwambwa, muzamukemo mwanyagira ngo nitubasangamo. Ariko ubwo ngewe nari ndi ku muryango w'urwo rutare, mvuga n'ibyo ari byo byose. Bategeranati 3, navuga ntunsangamo kuko winjiragamo ubanje kwihengeka, nta muntu wari kugusangamo, byanze bikunze ntibyari gukunda kuko hejuru urutare rwari rumeze nk'urwahuye. Ubwo
batinya kumanukamo bubaburanisha, babaye bubaburije saa 12. uko bageze aho baragenda twumva ko bagiye saa 11 n'igice, saa 12 ndazamuka ngera hejuru y'umukoke. Abandi bari abadamu bo bagira ubwoba bwo kuzamuka, ubanza baranarayemo. Ngenda zamuka, ngeze muri kazi iwacu nibo nasanze Kaneza yagwanye n'umwana mu mugongo acurama. Byararangiye ngezeyo bamwishe. oya bari bamuteye ibuye rya grenade iramusha, ariko ntiyaturitse kuko umwana yari yaguye ukwe na nyina bose yaguye. bari bazima, umwana bari bazima. Barasohoka, nako arambwira ati genda rero ubwire Tarisisi yari umugabo we, ati nabakandekwe n'aba Didasi yari umuturanyi kandi ko ari papa, ati mubwire yuko Kaneza yapfuye. we ari we ubikubwira? ari we bimbwira nyine, urumva yari afite igihunga uko yaguye n'ubwoba n'iki. Ngenda taha nanjye ubwo gutekereza yuko atapfuye avuga, sinigeze mbitekereza, sinanamurebye. Neze nzamuka njya mu rugo, Didasi urumva yari yarahungiye mu rugo n'abana. Tarasisi nawe ubwo yari yaje kuri Didasi, ugira amahirwe basangayo bose. Mpita mbabwira nti Kaneza yaguye hariya n'umwana. Baraza baramujya kuhabereka, baramutora baramujyana. Papa rero urumva abantu biruka, papa we yagumye mu rugo, yaratubwiye ati muhunge, ati njye nahunze kera kenshi ntabwo nongera guhunga. yari mukuru se cyangwa yaragikomeyemo? Papa yari mukuru. Papa yari mukuru, yavutse mu 1930. yari mukuru. Ubwo rero nakoze iki? Ubwo uwitwa Habyarimana wo kwa Kagimbana yamusanze mu nzu, ahita amukubita ubuhiri mu ivi aravunika. Ubwo rero uwo munsi twagiyeyo dusanga we yavunitse atashobora no guhagarara. ariko agihumeka se? Yarahumekaga kuko ku itariki 9. Ubwo birangira gutyo, ku itariki 10 abantu numva bacitse, igikuba cyari cyacitse, tujya nanone kwa Sekaziga. Niba abantu bakundaga kwicara kugira ngo bahane amakuru. Tugezeyo baricaye, ibitero byose byazaga saa 9, ariko ku itariki 10 cyo cyaje saa 7 n'igice, saa 8. ko cyaje ari simusiga, kizana n'uwitwa Pierre, niwe wari ukiyoboye. Pierre yahoze atwara Musenyeri, nta n'umuntu wari uzi ko ari umusirikare, kumbi ngo yarajida. Hanyuma abazamukanye na Ntugugu, abazamukanye n'uwitwa Ntiyamira, abazamukanye na Kalisa Vianney. Kalisa Vianney niwe wajyaga guhuruza avuga ko abatutsi bagihari. Barazamuka n'interahamwe za Gatsata zose, urabona abatutsi bose hejuru Kingasire bari bameze nk'abantu batuye ahantu hamwe kandi b'umuryango. Bakoze ikirere, bagose udusozi twose na Rwinyana hejuru ya wa mukoke twahungiragamo, baba barawugose. Nta muntu wari kongera kwinjiramo kuko bahagaze hejuru yaho kugera igihe barebamo. Hakurya ku Kamamana baba barahagose, musigara ku gasozi. twe twazigaye ku gasozi, ariko imbaraga zawe zanashize. Rumba iminsi 3 nta muntu waryaga, ntaki, wiruka wihishaje. Bakoze iki? Njye narazamutse, buri wese yirutse ibye, ariko abantu benshi birukiye mu nzu zabo. Tuba dukoze iki? Barazamutse, njye narazamutse ndenga iwacu, mba ndakomeje ngera aho bita kwa Mabonye. Nkihagera bahurira n'umugabo wita Muhawe. Umugabo wita Muhawe
muri za 89 nigaga pirimeri, 88 nigaga pirimeri, ariko uwo mugabo yararambagizaga ariko atazi kwandika. Akajya njyana ahantu mu rutoki akansaba ko mwandikira, akangurira fanta, nkandikira umugore we mu ijwi rye, mu izina rye, mu ibahasha ukohereza umuntu. Ibyo namukoreraga. Njye naramubonye ngira ngo mbonye igisubizo. Arambwiye ati rero, yaradidimangaga ati rero Hakizimana ati wowe ati tugendane, ati humura nta kintu uba. Tuba twikoze kwa mukuru wanjye witwaga Augustin, nawe baba bamunyuzeho, tuba turamanutse, tuba tugiye ku Mukoki. Tukigera ku Mukoki bahita babwira mukuru wanjye bita Augustin bati injira mu Mukoki, bamwoha n'abandi bantu babiri binjiranamo. Tumanuka twebwe hejuru y'Umukoki. We yamanutse mu Mukoki, baramanutse, hari ahantu habaga ivomo. Akihagera hari umugabo wari uri Rwinyana bitaga Nkeramugaba, yari umufundi, abahamagaye Pierre wari uyoboye icyo gikundi. Ariko hari abantu benshi pe, abantu benshi bagera hafi nko mu 1000 gutyo. Bahigwa cyangwa abantu bahigaga, ababicaga bari benshi. Bahize nabwe Pierre batize, Pierre wowe urashaka inyenzi mu Mukoki, hamagara Agustin akubwire inyenzi zaraye mu Mukoki zikoreye ibikapu zagiye kwa Kandekwe. Mumbari mukuru wanjye ababwira inyenzi zagiye kwasi. Agustin bahise bamubwira ngo zamuka mu Mukoki. Arazamuka, ariko byarogotara impamvu. Arazamutse ageze hejuru y'Umukoki, sinzi umuntu ntibuka neza wahise uvuga ngo nuwo ni murumuna we. Bahita batwicaza hasi, bashaka kuturasira hejuru y'Umukoki. Turasa, sinzi wavuze ngo yango mureke ngo tubanze tujye, ni Pierre, mureke ngo tubanze tujye kureba ngo nabo bagiye kwa Kandekwe. Tuba turazamutse, tugeze mu rugo, urumva umuryango wa Didasi niwo wari uri bose, baba barasohoye. Mu rugo hasigaye papa wenyine wari waraye bakubise ubuhiri atabasha kuhaguruka. Witwa Kalisa ahita ategeka murumuna we witwa Ntaganda, ajyana na Kaboyi, baramusohora. Umwe afata hakurya mu maboko, ndafata hino. Ati bageze ku irembo, Kalisa ahita amubwira ngo tugende, ngo uri bugaruke, ngo uragaruka, ngo humura, ngo tugiye mu nama, ngo uragaruka. Twaramanutse, kariya gasozi nta hantu na hamwe hari hatuwe, bamwe bagendaga bapanuwe iruhande n'uruhande. Turamanuka tugera aho abantu bapfiriye hariya, wabonye. Aho turacyari ku itariki 10. Ku itariki 10 saa 8:20 abantu bose hari abantu bari bashinzwe kujya gukura abantu mu ngo. Barabakusanyije abantu 54, abicaza ahantu hamwe. Haza kuba ikibazo cyo kubura gerenade yo kuduteramo. Zibabana nkeya. Oya, uwari uzifite Dodonogo yari yagiye Rwinyana gushaka y'abandi batutsi. Agezeyo baramuhamagaye, nka 20 yari ahageze. Tamwaka gerenade, uwitwa Nogogo niwe yatuteyemo gerenade. Yatuteyemo gerenade imwe. Aho twari twicaye, abantu barimo basenga, teramo gerenade imwe, iraturika. Yaraje inyura mu maguru ya mushiki wacu witwa Nosiyata na Mariya, na mushiki wanjye nakurikiraga. Iti baturikana, mara arasohoka.
ngewe ariko nayibonye ije kuko sinigeze nipfuka mu maso ngo njye gusenga, ihita ndyama iterura itaka ryose n'abantu yateruye bose bandunda hejuru, nayo cyatumye ndokoka. Abantu ntibantemagura ko babonye ukuntu abaye bagira ngo ni njye yishe cyane. Ubwo Pierre ahita avamo ararasa, ahita haza yitwa ba Yohana. Yohana yari afite ubuhiri n'umuhoro utyaje impande ebyiri, yakubitaga ubuhiri mu musaya ahita atema ijosi. muri abo bantu bateyemo grenade Muri abo bantu bateyemo grenade, ni ukuvuga ngo zari hamwe zose zahise zijya munsi y'imikingo kugira ngo grenade itazigiraho ikibazo. Noneho urumva ni isinye bari bafite, bamaze gutera grenade buba ituritse bagaruka baje gutemagura amashu. Bari bafite ibintu ibikoresho byose, amapiki. Irangiye urumva hari abantu bari basigaye mu mago nka Rwakaziga bamutemye yari yihishe muri wese yo kwa Mukabaziga. Nk'uwitwa Habiyaremye we yari afite n'umugore unatwite, bamutemanye n'umugore. Uwitwa Muhawe yamuteye ipiki mu mutwe. Ubwo birangiye hahise hagwa akavura, nanashimye karadufashije kuko karokoye abantu. ubwo byari nko mu masangahe Ari nko mu masaha 9 yo ku manywa. yego. Akavura kamaze kugwa karagwa, abicaga barirutse bajya kugama, ariko bajya kugama bagamije no kujya gusahura. Bahita birukanka, se ukuntu negutse najya numva nkumva sinapfuye, ndanivugisha ariko nta bantu batapfuye. Abavuyemo Sekaziga, abavuyemo Mbonigaba bari bamurashe mu rutugu, baguyemo Twizeyimana bari bamutemye ijosi, bavuyemo mushiki wa Mbonigaba Claudine nawe bari bamutemye ijosi, bavuyemo Madansire, bavuyemo abantu benshi abitwa Bavumiriya, nubwo bari batemye amajosi aregarega ariko bari bariho. Hari n'abantu benshi bapiriye hariya babura bajugunye mu mirambo, kwicwa n'umwuma no kuva amaraso menshi. Abantu benshi bapfuye hariya, havuyemo abantu benshi bagera nko muri 20, ariko abenshi urumva mu gitondo kuri 11 baje gukingura, abandi bose babajugunyaho itaka, abandi babashyira mu nzu, baguye mu nzu kubera kubura ibyo banywa n'iki. Ubwo byarangiye twese, ubwo navuye aho mavana n'uwitwa Claudine, abandi bavuyemo birukanka, nta muntu wavuganye n'undi, bagenda biruka baratorongera. Harimo n'abitwa ba Sekaziga baje kugwa gupfa ku itariki 12, abantu barimo bahunga, na Mugabire batemaguye, na Nyirakimonyo nawe baramwishe arimo ahunga kuri 12. aho mwe mwageze ku itariki 12. 11 naricaye nicara na Claudine yisha ku kati k'umuhati, hanyuma witwa nanjye nicara hagati mu giti cy'inuza mu nsina. Witwa Protogene yaraje aransimbuka atanambonye, yirukanka nkagiye gusahura inka, araza nsimbuka muri iyo nsina, aragenda ajya kuzana inka. Nambura agatambaro ko mu mutwe Claudine bari bamutemanye, fata inyama y'ijosi bari batemye ndayizirikana n'umutwe. Claudine nuko namusizaho ngendo kwanjye n'abagenda. Nageze mu rugo nka saa 12. Umva twagendaga mu step, ugenda utegereje ko bwira, ngenda nzamuka negereje ko bwira. Nageze mu rugo saa 12:30. Ngezeyo sanga ibintu byose byari mu rugo babisahuye. hagati aho se naguce mu ijambo, muzehe bari
bari babonye amaguru bakamutwara bari bamwishe. papa bari bamwishe, Yawe yaguye muri ariko witwa Mugabire nyuma yambwiye ko yaje kugaruka saa ntarapfa neza, aramubwira papa abwira Mugabire ati mwana wanjye ati hunga wenda we wazarokoka. Nyuma yaje gupfa nyine kubera icyo kibazo, ari nabo bahambye bareba, kuko hari abantu benshi batapfiriye hariya, hari abantu bagiye bahamba. Ni ukuvuga ngo twavuye aho njya gusaba kwa Mabonye yuko bampisha, ngezeyo nsanga hari umugore wa mukuru wanjye wihisheyo, nsanga rero n'abandi bantu barambwira bati rero aha hantu harimo abantu benshi bari bugariye, kera habagaho imyugariro, harimo abantu benshi kandi dushobora guhura n'ikibazo. Abonye angira inama arambwira ati wowe ati ahubwo wagenda ukajya gusaba, hari bariyeri yabaga hejuru y'iwabo witwa Yohana, ati wajya gusaba ba Yohana imbabazi ati ukareba ko bakubabarira. Babwira ni ngewe n'ubundi ntabwo narinje ngo muncumbikire, ni ahubwo nashaka mukuru wanjye murumuna wa nani umudamu wa mukuru wanjye kugira ngo amuhe urufunguzo rw'inzu. Ahita aruma njya mu nzu kwa mukuru wanjye mpita ndyama. Urumva umugore wa mukuru wanjye yari yihishe kwa Mabonye, mpita ndyama. Njye numvaga nihaze, numvaga n'ubundi nta birenze gupfa ari ibisanzwe. Iminsi ngaye wiruka wumvaga no kuva mu mirambo numvaga nta bidasanzwe bihari. Nakoze iki? Nararyamye. Mukuru wanjye witwa Uwimana nawe bari bamuteye mu rugo we, urumva we ntibari bamubonye, amutera mu rugo arasimbuka arirukanka abagiye mu mukoki, bamwirukankana n'amashoka. Yaje mu rukerera nko mu masaa 9, ahita akomanga, mba ndamufunguriye. Mufunguriye ahita mbaza abantu bo mu rugo bose bapfuye n'abapfuye bose, ambwira ati rero wowe sinzi icyo ukora, njye nsubiye mu mukoke, ihangane ubwo ntihatagira upfa, wenda tuzabonana. Ubwo hari kuri 10 na zingahe? Hari kuri 11 mu rukerera saa 10 n'igice. Njye mu gitondo narabyutse shyira umugore wa mukuru wanjye urufunguzo. Babonye yongera arambwira ati rero mwana, hano batubwiye yuko umuntu wese uboneka agenda akajya gusaba imbabazi hariya, rero wagira uko ushoboye ukajya gusaba imbabazi. Nabitekerejeho mba ngiye koko gusaba imbabazi. Ndagenda, bariyeri yabaga munsi y'umugabo bita kwa Danieli, sanga interahamwe aho ziri, ngiye kuzisaba imbabazi zifite bariyeri. Nkitunguka uwitwa Habyarimana Jean Paul uko nta mabyariro yahise avuza induru, ahita gusaba imbabazi, ahise avuza induru ati mwitaze atabatera gerenade. Ngeze kaje vuba nagiye mu gisirikare, mahuriramo n'abantu b'ingeri nyinshi baranyubaka. Duhita nagiye muri batayo ya 21st, ariko ngezeyo abantu nari umwana uteye imbabazi, abantu banankunda ariko nanakomeye mfite n'imbaraga. Twaje gutera za Kami turakomeza, mba no mu ngabo zabashije gufata umujyi wa Kigali. Nyuma y'ibyo rero nagiye nkora mu akazi gatandukanye, ariko ubu iyi saha uwagombaga gupfa ubu narabyaye, ndibatse mfite abana 3 b'abahungu, mukuru afite imyaka 15. Rero mu by'ukuri mu buzima busanzwe ndi umugabo kandi ufite ibitekerezo byiza, kandi nzaguma niyubake kuko nibyo
igihugu cyacu kidusaba, nanashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko bureba kure, bufite ejo hazaza, buradukunda natwe kandi turabukunda, cyane cyane umuyobozi w'ikirenga Perezida Paul Kagame turamukunda, ngenda namukunda cyane, ndamukunda by'umwihariko, hari ibyo agenda twubakamo kandi bidufitiye akamaro. ni The Fly TV show. Arakoze cyane Hakizimana Boniface, ni umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Gasabo, murenge wa Gatsata, akagari ka Karuruma, mu mudugudu wa Kingasire. Yes, urumva inzira y'umusaraba y'amahwa yaciyemo. Ubu ni umwe mu bagabo bafite abana bakuru, yarashibutse. Boniface, tukubwira ngo ukomeze kwihangana, kandi ndetse n'abandi bose bafite babuze imiryango yabo, tubihanganisha nk'abanyarwanda muri rusange. Imana ikomeze igufashe, waguke kurushaho. Wakoze cyane.